hari abantu bari kuntera ubwoba ngo bagiye gusohora videwo yanjye. So guys, ndabinginze niramuka isohotse, ndabinginze ngo ntihagire umuntu uyisharinga, ariko ntera ubwoba buri kanya. unyumvire nawe unyumvire nk'ibi bintu abakobwa b'i Kigali baba bari ese ibi bintu murimo mwabiretse unyumvire wowe utega amatwi gusa unyumvire kwere unyumvire wowe gomeze unyumvire pe unyumvire umukobwa mwiza nk'uyu sha unyumvire ukuntu mwana we ese ngo ntiharye ngo ni za wasake ko unyumvire kweri ni ukubabona bagenda ahubwo imbere barashize ego mana kwikinisha man izi videwo zaneye umutwe zaneye stress zaneye umutima mubi mana ndi kumva aba bakobwa ntazi cyampaye nka we ibintu byakomeye Kigali ya ngwiki ibintu ko ndi kumva ari danje ibintu biri kuba muri mujyi wa Kigali ibintu n'ibiki n'amani mukizwe mu byaha amavideo kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zose haba bakoresha Facebook, Twitter, ahantu hose amavideo kugenda acicikana ngo ngiya kanaka numiwe nuzuza uko nabigenza mana nyagasani harya bajya bavuga ngo Kigali ngo ni wisheya koko ndabibonye rero uyu mama muri kubona muri ekara yanyu ngo hari n'andi mavideo yasohotse ko uyu mama muri kugenda mubona kuri ekara yanyu abantu bavuze yuko video ngo yariye ariko abandi baraza bavuga ati reka ntabwo video yigeze ijya hanze rero bahise bemeza yuko ari uyu nguyu wundi muri kubona kuri ekara yanyu wisize makeup rouge ya makeup kandi koko ngiye ndi kubona banasa ariko ibi bintu biri kugenda biba ku mbuga nkoranyambaga n'akasamutwe ni ibintu bibabaje umubyeyi akajya hari agatunga kamera ku bidudu mana ibidudu wanamugani wabeho kuri TikTok avuga ngo imipuri yanyu irasa nk'ay'abana ukabona umuntu w'umubyeyi akagenda akifata kamera reka yogoshe cyazimazeho kagira ngo ni umubiri we yazimazeho yagiye arakumba azimaraho noneho ukabona man niba ibintu bimeze nk'iby'umwana ukavuga ati uyu ni umuntu mukuru cyangwa bimeze gute wanamugani abantu bagiye bacimye iyo myoyo ngiye sinyizi kuko ndi umwana ariko ibintu niboneye n'amaso yanjye mw'abantu birateye agahinda ariko cyane mukuremo uyu mama w'umuramyi uyu mugore w'umuramyi mumukuremo rwose ntabwo video yigeze ijya hanze ahubwo ni abantu bashatse kugira ngo bamusebye bazamukire ku izina rye ariko abanyirubwite video zirahari zaragaragaye nta muntu waza kuzihakana cyangwa iyoberanye kuko video zirahari zaragaragaye ariko mana mbega isahani igeze mbega isi iyi si ni yayindi bavugaga ngo ibihengo Pawulo yahanuye ngo bizaza kandi koko bizaza koko abantu b'ababyeyi umuntu w'umubyeyi ukamubona yambuye ubusa yagiye hariya yatandaraje yatanyuye ari kwikamera ari kwijombamo intoki ese ziriya ntoki muri kujombamo nta kintu zakwangiza mu mubiri wanyu ese mu gitsina ko tuzi ko tuhagira isuku twitabaza intoki uragenda ukajijombamo ubasha kwitabaza n'amazi ukayashyira mu cyaha bahanuka mwakwigiriye isuku mw'abantu mwakwigiriye isuku mukakurirwamo tumuco k'umuco ugihari mukareka kurirwamo tumuco umuco kugihari ukabona umuntu w'umumama atunze kamera hariya aragiye aramwanye ashyizeho uducandwe ku ntoki za atangiye gukora mu bintu mwarekeye kibi bintu Imana ibyanga urunuka mwarekeye s'il-vous-plaît ndi kubabwira mwe muri kunkurikira Mana sinzi ndababaye ngewe ibintu ndi kubona ndi kurebesha amaso yanjye birababaje
birababaje, biteye agahinda, biteye umubabaro, biteye ishavu, biteye agahinda. Yesu we, Yesu we. Murekere, 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 Imana itazabahana. Nimurekere bantu banjye, nimurekere, mureke kwihereza isi. Isi ntabwo, Mana, isi irababona ikabaseka, ariko Imana iba yababaye. Ariko uzi kubona umuntu mwiza nk'uyu nguyu ufata intoki akajya kujumbagura mu gitsina cye, ko nzi yuko ari ahantu hubahwa, haba haragenewemo ikintu kimwe kigomba kujyamo, ariyo sex y'umugabo, niyo mugakora imibonano mpuzabitsina mukabyara. Hariya hantu ko ari ahantu ho kuba hakwiye kurindwa, nicyo gice cy'umubiri gikwiye kurindwa, gikwiye gufubikwa cyane, gikwiye kurindwa neza, ukagenda ukahajombamo ibitoki, ukajombamo Yesu we. Imana sinzi yuko izatubabarira, sinzi ndi kubabara cyane bitewe n'ibintu ndi kugenda mbona, ndi gushavura cyane bitewe n'ibintu ndi kugenda mbona, ibintu byara Mana we, Mana. Hariya ngo ibihe byari ibya kera, kuko byari ibya kera pe, byari ibya kera, ariko niba uzi yuko ubikora birekeraho, kuko Imana byonyine Imana irababara. Buriya Imana irababara kuba turi gukora ibyaha tugakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana irababara pe, irababara ikagenda ikababara, ariko iyo umeze neza cyane ntabwo igibaba. Mureke tureke kubabaza Imana. Imana yacu iradukunda, Imana yacu twitaho, Imana yacu ni nziza cyane. Mureke kugira ngo tuyibabaze uko bwije n'uko bukeye. So ngahe nguko rero njye numiwe, nabuze amagambo yo kubabwira, nabuze amagambo yo kuvuga, numiwe. Bye bye, reka ndekere aho ngaho. Ndabakunda pe, numiwe, ariko numiwe mu byumve. Numiwe.